sibyo zimo bariho ariko ikibazo mfite umurozi umwe uherutse kuva ikuzimu arambwira ngo nubwo twatangarijwe yuko yaguye i Bugande ngo urupfu rwamufatiye mu Rwanda bamukuye mu Rwanda yamaze urupfu rwamaze kumufata yavuye mu Rwanda amaze gupfa urupfu yaratarapfa ariko urupfu rwari bumutware bari kumwe ikindi gikurikiyeho nawe yari umuzimu wigendera yari umupfu w'ibintu imbere y'Imana kandi twakoze tubishaka buriya gogo nawe yari umuzimu wigendera yari umupfu wigendera gogo nta wari uriho yego Imana rero ifata uwo muntu wapfuye ahagaze buretse na gogo nanjye wicaye kuri kamera ndi umuzimu wigendera kandi sinzazuka ahubwo nzavuka uyu nawe atanajye ndi umuzimu wigendera yarapfuye ntabwo azazuka ahubwo azavuka ariko azavuka kandi mu Rwanda tumufite nk'umuntu ugenda ariko ari umuzimu ariko shitani arimo arakora ku mugaragaro shitani ibyo arimo arakora ku mugaragaro rwose uribaza karumva biteye ubwa bitoroshe ariko hari harimo n'ababa bagira ngo bashusha inguru kugira ngo babone views ahubwo nanjye ku kantu naragatekereje buriya Fisto yigeze Fisto Profete hari umwana twasenganaga hari umuntu ntiwazaga gusenga bya birambiye ikigendwa yego umungu bamwitaga umwe wagendaga acumbagira akaguru ndi kumureba uya yambaye agashati byigeze no gutrendinga ngo yamukijije ndabyitegereza numva kundu atanze ubuhamya kundu yavujwe Uganda bakanga kumukiza kundu yavuzwe bakanga kumukiza numva arambwira ngo numva avuye kukenga ariko ngo nageze ngo kwa Fisiti Kigali ngo bansegeye ndakira ndebye nzanga bamushize mu kagari ndavuga abana b'Imana bodi yari umuhanuzi wezo none yaravuye Kigali ngo asubenda biramengaje guhanurira abantu umuntu agaragaje ko ari umurwayi kari ikimuga ahubwo bizire yasezeranga twebwe turi mu bana arangije aravuga ngo ndimo ndashima Imana ngo kunageze kwa Fisto bansunika ku kagare yego ngo none ngo ndi gushima Imana ngo ko ngiriye kwa Fisto Yes, ngo ikaze na karibu kuri Derifins TV, amahoro y'Imana nabane nawe. Reka nizere ko umeze neza aho waba uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze y'igihugu. Reka nizere ko umeze neza. Ngiye umve ni fiakire nk'ibisanzwe. Ndagira ngo nkwibutse utarakora subscribe ukandeho hakiri kare kuko urugucikwa. Share and comment kugira ngo dukomeze gusangira umunezero uva ku Mana. Uyu munsi rero ntizinze mu magambo ndi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, ikirenze aho ngaho ni n'umwana w'Imana tsindagira Yesu ashimwe. Yesu nayi reka nizere ko umeze neza ariko akanyamuneza ni kose cyumugisha twahuye n'igitondo cyumugisha kuko tubyutse turi bazima yego cyo ni igitondo cyumugisha ariko uriya njye nibaza akantu kamwe ubundi ibyishimo uhorana buri munsi tsindagira tuvugisha ukuri ibyishimo uhorana buri munsi ubikurahe simbavuze uziko tutarahura warakaye iyo umuntu ari muri Kristo ndukarakara uri muri Kristo bavuye barane ibyishimo iyo mfunguye radio numva ndavuga ngo bapfuye abandi bakoze imbanuka yego abandi bari muri sonde kuva abandi bari muri moroge nge rero naramuka ndi muzima umufasha wanje ari muzima abana banje ari bazima none ngagira undi mugisha mu muryango mvukamo bugaca ari amahoro ndabomba amagaye ngo yagize imigi kuba ngongere ngagira undi mugisha umuryango nashakiyemo nabwo bugaca ari amahoro ngagira undi mugisha umududu nduyemo nabwo bugaca ari iki ari amahoro ngo ngagira umugisha mu itorero nsengeramo nabo bakaramuka ndamu Kristo wahungabanyemo
mbyukana uwo munezero kuko Imana iba yaturinze naho ngura ibyishimo kuko uri mu bitaro uri muri sonde uwo munezero ndawe waba ufite uriya uba wapfuye nta munezero yagira uriya uri mu rwajije nta munezero aba agize ute aba afite rero njyewe mpamvu ngira mborana umunezero mbyuka natera haleluya ngumva ijwi ryanjye rirasohotse amahoro umufasha wanjye nawe namaza ndisheri waramutse neza kandi ati nda amahoro nabyuka ngavugisha abana banjye ngumva nabona iki na amahoro ngabona nabo barakarabye biremeye bavuga ni Imana ahabwa icubahiro ndahandi umunezero ngukura nuko ngihumeka umwuka wabazi Tsirage karame noneho uyu munsi ndishimye pe reka nkubwire gutyo ndishimye uyu munsi ndagira ngo abantu bamenye Tsindagira ni muntu ki afite ubushobozi bumeze bute si ubundi Tsindagira mu gitondo yabyutse mbere na mbere akora iki Tsindagira muri rusange ni muntu ki afite ubuhe bushobozi ashoboye iki ndagira ngo tuze kubigendanamo neza urumva nda kibazo akantu ku kandi kandi ndizera neza ntashidikanya ko ibintu biraza kuryoha Tsindagira karame ndagira nkubaze yego ari ahantu twigeze guhura ari mu gitondo cya kare ariko ubugenzura hari ahantu twigeze guhurira ngo vuye gusenga Tsindagira hari ahantu ni bwoko ki hari ahantu ni hantu ki ubyukira buri gitondo rega bura ijambo ry'Imana ryari muri byavuze ngo ijirinda uyitumbira amanywa na ryari na nijoro yego uravuze ngo mbengo mu gitondo ngiyo mbyutse ngo riki mu gitondo ngibyuka manza gushima Imana kuko yandinze yego namara kuzamuka ufata igihe cyo gushima Imana ngashima Imana ko yandindiye iki igihugu n'abaturanyi ngashima Imana yandindiye umuryango yambaye uwo mvuka muri wanashakiye n'urubyaro yambaye yego namara gukora ibyo byo gushima Imana ngongera ngasenga isengesho ryo kuyisaba yego ko kuyisaba murabona ko muzo by'abantu ngo uyu munezero dufite n'ukigihugu cyacu gifite amahoro yego buriya nuko rikosa ryo gusenga ndusengera igihugu utuyemo iryo nikosa uzabugize ukoze ndusengera itorero usengeramo ndusengera umushumba wawe ugushumbye ndusengera ni urugero nganje Tsindagira ndi umuhanuzi niba ndi umuhanuzi ninzenga sinsengera abahanuzi bagenzi banje sinsengera abavuga utumwa bagenzi banje sinsengera abadiyakoni nikosa uzabukoze kuko niba ikuramukije byira Imana ngo Mana ngize umugisha ko bukeye ndi muzima ariko nabandi tukwana n'umuntu wo ngira ute bandindire ni urugero muri abantu dutaye muri quartier bibaza kurun nsenga barangagiye ndi gusenga ngagira umugisha Imana ikangubita ibyo kujya yabye Imana ndagushimiye yuko mbaye ibiri 10 by'umuceri ariko nutabibonye nawe ndakwinginze ndamusengeye nawe bimushye iyi Imana ngubisiko ipato babyango Mana ndagushimiye yuko unyambitse ariko mvita abahanuzi bagenzi baje nabo bakeneye kwambara bambiki mvita abantu mwitorero bakeneye kwa kujya no kwambara ndakwinginze ngo abantu nabo ko bangiriye neza nabo bagirire neza iyi Imana yishuri yayikode nabwo Mana ngo hayicubera kuko nyishuri kode ariko nanone hari abandi babuze icerekezo nzenga isengesho mubyango nyibyango Uwiteka we ukungiriye neza nabo bagirire neza kuko nusenga wowe ubwawe wisabira ku giti cyawe nikosa yego Sfia nikosa senga Imana uyibwira ngo Mana niba uyu munsi umudamu wanje umufasha wanje umwambitse igitenge arababuze igiti nabo bagirire neza nabo bakibone niba abana banje bafite ubwenge ndakwinginze n'abandi bahubwenge ng'Imana ingiriye neza buri Imana ikambereza Minerva abana banje ngabona babonye Minerva yabango ngugiriye umugisha abana banje babonye Minerva ariko ara muri mudugudu nduyemo hari abatabonye ubwo bushobozi wanyemara ukundi ingona bukabatera iki ingunga kuko ikosa uzakora niba Imana iguhaye ibyo kujya muri quartier ndusega batabifite kagafuka k'umuceri bagwaye abajura bazaza bagaterure kuko babuze ibyo kujya none hari igihe uzagira ikosa umwana uzamuha ibyo kujya hirya yawe ari umuturanyi utabibonye wa mwana wawe ibyo kujya azabimwaka
nayo sana y'imwaka yitwara ntabwo isana azayigarura nayigarura uzamenya uko hakiye iki umwana ibyo kurya niyo mpamvu n'ubugize umugisha Imana ikaguha ibyo kurya sengera abaturanyi ba Imana igirute nabibaye none igihe batari babibona aguka mu buryo bw'umwuka umenye ngo umuntu muturanye niba ndabyo afite nawe umukorereho umugisha umuhereza yego Tsindagira karame ndakwibiki yego ariko ndashaka kugira ngo mbanze usobanurire hari ahantu twahuye uvuye hari mvuye gusenga hari ahantu ubundi bahita ngo iki ariko kubera iki nawe yaho nibanga ryanje urabizi nibanga nibanga ariko nayo mvuye kuyihendahenda kandi n'igihe mu gihe umuntu aba afite icyifuzo ngatwaraho icyifuzo cy'umuntu nari mvuye Uganda yego nari naraye Uganda nari mvuye Uganda gusengera umuntu mu misozi ya Uganda kwani iwacu mu Rwanda uzi ko imisozi yahagase yego kugira ngo twahuye ubona ndi kuva muri Basahari wana nabaye ibintu bimeze ukundu navuye Uganda niho navuye gusengera navuye mu misozi ya Uganda yego cyo washakaga none kugikubwira oya hari igihe abantu bakureba sibyo Tsindagira hari igihe abantu bakureba bakabona uri umuntu woroshye ariko ubushobozi nkuziho n'ububasha nkubonaho Tsindagira etaje wayubakisha amagambo n'amasengesho no kwizera Tsindagira burareka nkubwiza ukuri sibyo nahuye n'abantu benshi pe abatubuzi ababeshyi aba businessman muri ibi bintu abakiyerere ariko reka nkubwiza ukuri nawe n'umugabo noneho umunyakuri pe ntago bari bakuvuga mbese muri make wambonye mu bundi bo aya Tsindagira ngiye ntago ari ibintu byo kugutaka aha hantu ubushobozi bwawe nkubonaho no bwanyabwo aya yacyowe muri Yesu biremera uyu murimo ndigeze mbwira abantu ngo ngewe Tsindagira babona aha nge mfite ukundi nagarutse muri uyu murimo hari impamvu ibintu byitondamo yego abo mbyitondamo kuko Imana irambwiye ngo nguhombe nsaguhombya yego narahombye rero mama uko ndayamanika nemera kuyikorera bora mu bantu bigeze bashaka amafaranga ngira umusore ndimo yego beranagaragara buriya iwacu Bazirete kuko nge ndi umunyarubavu ariko mvuka Bazirete yego nigeze ngira amafaranga wari wowe wese akambona amafaranga nitwa amazina nda amashuri mfite ariko ikihe kigeze Imana bwari cyo narasengaga ariko nge numva ko nzenga ariko urugero Imana yacagamo rwo gusenga ntabwo ariko yari yambonagamo yego irambwira ngo ngiye kuguhombya ntango ije kundeza igihombo nende umwangirikana ubusanzwe yego mpa muri korari ndirimba mfasha abantu ndira abandi ngunga ngiye ngumva ko ibyo bihagije ariko umunsi umwe iramya ngo ngiye kukwicazanya n'abakomeye ndibuka igitari tugiye tugira mu mutari gahina hamwe n'abatasianwani ngiva iramya ngo abakomeye n'abakwicazanya nabo nagiye go icyo gihe najaga muri banki ngasaba credit arijanze bagahita barimba ufite n'ubushobozi arengeza uti nari mfite yego ariko ibyanje byose Imana itajyohereza mwe nanda irabitwara irabikegeta cya gushaka ubuzima mu Rwanda burana nanjye gushaka ubuzima mu Uganda ngeze Uganda n'ikenzi ngo ibintu bigiye kwemera irambira ngo ndagushaka nabwinje imfana Uganda na nabi garuka mu Rwanda ndangira ubuzima nifata bira n'indirimbo niruri butayo ndastangira gusenga kungira kuyinge kuyenda bundi bushaka rero mbavu n'ibintu nje mbyitwaramo ngabyitwara rikamo ubu uyu munsi ndimo ndakodesha yego ariko ngira umusore numvaga gukodesha ko ndabishobora ariko imaze kuncura inyereka ko byose bigize uti bishoboka niyo mpamvu ubona rero myikorera nigengesereye muri urabona uku kuba kubona ubundi nshobora gufata ipataro ngo nyimese ku kuboko nigeze nawe rimwe kurangaraho gato
mbona gucyura ibintu byitwa gucyuza abandi ndashakishije mbura gucyuza ibintu byitwa gucyuza yari impano yanjye ariko Imana itari kubishaka yego kuba kwa nigeze ngwivuza 1,700,000 yego kwavunitse hari umuntu ukuvunye ati gute cyarageze ndange umuntu mpura n'umuntu hambwe ati ngiye mpangiye guha amafaranga ducuruze burakunda icitwa kubara ibitunguru fair mubona mugura no kubiro kubibara mu butaka kuri tsindagira nakubya ndi umurimo wahinze urimo imifuka 30 uyu murimo wabirayi wahinze biri mu butaka ari imifuka iniye karota ari imifuka ibyo byose narabikoraga ariko umusumwe Imana ikanwa kamya ngo ngushaka muri ibyo bintu kore ndagiye ngo ubuzima bwongera bugira ute bugaruke umuntu mu amafaranga aja kugura ngo narandeka agiye kukubita mutwe ndege ukuboko iri gufa nari kubita ngiye kwivuza barambya ngo ari habuze gato bari kanseri ngavure mbagira ute bagaca rimwe ndi mu rusengero rero wa muntu naramufungishije Imana namya ngo nije bakwikubitiye umuntu namya ngo niba gwana igiceri cy'icumi ukagishikira ndakwica wa murava muri geza ndani igihumba mbaye ya mafana ivuje yose agira ute apfusa nari umunsi hari abantu ngira imideni kubwuko kuboko rero niyo nibutsa aho ngaho Imana yangu no banyikorera ndabujyaje yego ariko ndabongira ngo ngubwire impamvu umbonamo no nanjye nihenda niyo babona ngo mu gitondo icyayi canje ni isengesho muri uje kunzura saa 12 n'igice za mu gitondo yego ari uvuga ngo ningumugisha unzaniye Imana itawe ari nje imbese ntago napfa kuwacira kereka Imana yingereje buraje saa 11 n'igice za mu gitondo banasohotse mu nzu hari n'igihe abantu bampamagara nga saa 9 za nijoro bakumva ndi maso nuko mba ndi kwibira ngo Uwiteka kuko ndagira ngo ndimo ndasenga isengesho ngajya irani ya saha y'Imana ndimo ndi gusenga ryasengesho ryayobo nyibwa ngigarurira ibyanje byanyazwe ndimo ndayenda ndiye ko Imana nanjangura mu bupangayi kuko nigeze gutura mu nzu yanjye ngira ahantu heza bazirete yego wari wese aravanga muri bazirete ugeze bazirete ukavuga ngo njaka umuntu witwa Meya bagubya ngo Meya yarimbutse cyo nari nariswe Meya ku bw'amafaranga kandi nda amashuri mfite amashuri 3 ya primaire ariko ku bw'amafaranga nari mfite bakanyitira icyo cyubahiro cyo kwitwa Meya ari kimaze kuyanyakase uyu munsi ariko ndimo ndashima Imana cyo koze ico nshimira Imana abo ndahuye nabo mfite amafaranga uyu munsi ndahura nabo nyikorera yego abo ndicaranye nabo nyafite uyu munsi ndicarana nabo nyikorera yego cyo nacyo ndakishimira Tsindagira karame bese muri make nzaguhamya neza ubwo nabyumvise uzabimbwira neza pani imbere ya kamera Tsindagira karame byacitse rero gutese akitondara byacitse akitonda ko ndabikubwira ariko ntago wabura kububizi ntago mbizi bura ubwo Uwiteka n'ubizi dusigaye tugendana n'abazimu ntitubimenye noneho ahantu noneho abazimu bashiriye n'ubwoba no basigaye barashize no gutinya bashize ubwoba yego no gutinya byavuyeho byafashe indi ntera gute umuntu akaza ngo ngende umuzimu none se purandiba akaza imbere ya kamera nuko utsindagira yicaya tugende umuzimu ngaze ngakubira ngo ndi umuzimu none se amaze ngo ni umuzimu impfuza abana zimenya mbere none se reka ngo baze fiya ngwibarize ukamwakira kuri kamera ukari umuntu se wamara kumwakira uzi ngo akabya ati nge n'ubunyakire ndago n'umuntu ndi umuzimu mwamara kuvuga na sakajyaye mbaza nkubaza nyine ndibaza araza ukamubwe ukabona ko ari Tsindagira wakiriye yego ugafata urugendo ng'umunyamakuru ukavuga ngo ngiye gusura Tsindagira wagera kwasira akabya ati burya n'uguje kuza ndago ndi Tsindagira ndi umuzimu we ahubwo se ng'umunyamakuru yakubye ngo ni umuzimu ukora iki nyine twebwe tuba turi n'amaronko none dukora iki none se mukemo ngakorana nabo ibiganiro Tsindagira
wemera ko ibyo bindi byose byihorere pe. oya ntago ndabireka Oya oya mbabarira gato mbabarira ntacyo njye bintwaye nyine mbabarira gato ubu rugero uri murambaza ndagunangira kangubaza yego nge uje kusuruze ko ari tsindagira ngo umuvuga butumwa wabonye wamamara umaze kwamamara mu ivuga butumwa yego ndasenga ngavuga ngo ndi umunyamasengesho uje kunza urugero uzi ngo ni prophet yego tsindagira wamamaye mu buhanuzi iyo umaze kwicara byati burya ngiye uje kunzura uzi ko ntago uyu munsi ndi umuvuga butumwa yego nguko wari uje uyu munsi unyakiriye ngo umuzimu ese ngukubwira Sylvia tsindagira wari uje ngakubwira ngo ndi umuzimu ese ikiganiro twayikorana ese ubwo ari wowe bibayeho kamera wayirekura cyangwa wayizinga yego natwe byaradutunguye wa muntu twagiye kumva twumva ati no mu mama witwa mama chance ko nuvuga ngo umuvuga butumwa mama chance susigaye urabaye arangara avuga ngo ni umuzimu ababwira ko atuyeze aha ibyo bintu wabyihoreye vyake ndagiye ikintu njumva aba bantu ntago mbyumva barimo barasebya Imana ngewe ibi bintu jya kuri social media urumva urebemo uwitwa mama chance yego ari kwivugira ukuntu urupfu rwa gogo ngo ubundi rwamufatiye mu Rwanda yego ngo yapfuye ahagaze ajya Buganda ari umupfu urumva yego Ibugande rero niho rwigaragarije ariko yari yarapfuye kera kuki se ataguye mu Rwanda niba yarapfuye kera no muzimu bivuga none se uyu muziribi koriki murayo ngo uyu mureka mbabwiriza uko rero cyo tubwiza muri arege nigeze mbona nduza Sikovio avuga ku muntu wambaye imyenda ya ribu ngo yari umukozi wo mu rugo yego ngo baramufata propose kumufungana Basikovia arimo avuga atariko kuki abantu bakora ibyane mu bakurikirane ahubwo uyu mwana barazira iki kandi uriya mwana burashoboka ko yagiye kumesera nde sebuje nawe yumva ko atwitse none niba uyu munsi nge mbangara tsindagira ngaje imbere ya kamera nkavuga ngo ndi umuzimu ndimo ndatwara abantu riri bikandebera si ikibazo nyamara Fiyake yavuga akantu gato Fiyake bakamukurikira bigenda uti cyangwa ababazimu nabo basimbize kandere kuri ngo mbikubura ko ako kantu zarakavuze Sikovia ndagakurikirana ndakumva yego oya ngewe niba uri kugira ni brage sibyo kanze ngushakira akantu yavuze sibyo yego ubyumve neza nkabiriya ariho nk'umukristo ahubwo yego ndakumva n'umuzima wakuwe mu bapfuye ahinduka umuzimu yego niwo bari gukinagura barimo barakina n'umuzimu barimo birukankana nawe baratimikana nawe ngaho kuri TikTok ngaho baratimikana ako ni kamwe yavuze urumva reka nza ngo shakire nakandi nta ibi bintu biriho sibyo zimo bariho ariko ikibazo mfite umurozi umwe uherutse kuva ikuzimu arambwira ngo nubwo twatangarijwe yuko yaguye Bugande ngo urupfu rwamufatiye mu Rwanda bamukuye mu Rwanda urupfu rwamaze kumufata yavuye mu Rwanda amaze gupfa urupfu yaratarapfa ariko urupfu rwari bumutware bari kumwe ikindi gikurikiyeho nawe yari umuzimu wigendera yari umupfu w'ibintu imbere y'Imana kandi twakoze tubishaka buriya gogo nawe yari umuzimu wigendera yari umupfu wigendera gogo nta wari uriho yego Imana rero ifata uwo muntu wapfuye ahagaze buretse na gogo nanjye wicaye kuri kamera ndi umuzimu wigendera kandi sinzazuka ahubwo nzavuka uyu nawe atanajye ndi umuzimu wigendera yarapfuye ntabwo azazuka ahubwo azavuka ariko azavuka kandi mu Rwanda tumufite nk'umuntu ugenda ariko ari umuzimu ariko shitani arimo arakora ku mugaragaro shitani ibyo arimo arakora ku mugaragaro nose uribaza
karumva biteye ubwa bitoroshe ariko hari via harimo n'ababa bagira ngo bashusha inguru kugira ngo babone views ahubwo nanjye ku kantu naragatekereje buriya via hari ibintu sembona uribuka nigeze ngivuga hari igihe ndi kuva kusengera Uganda ngiye gufungura YouTube baravuze ngo ngo yakoze imbanuka rutasanrwane ngo yakoze imbanuka ngagiye ngo muri kingo mukiniki yego ngeze hepfo no ngandanga ngo yakoze imbanuka ngagiye ngo mu giterane ngo Rubavu tibaza mbamagaye umuntu uzanye na utayisi y'Kigali hambwa ati utayiseni muzima tavuga ngo umuntu yahangara vuga ngo tsindagira nakoze imbanuka ndiho ndayo nakoze bibiri ndebra tuje dushimaza dushishoze abantu baba bashaka views bakavuga ibintu bitariho kugira ngo bakuze iki cyano zabo yego n'uyu nguyu birashoboka ari ngo azamure cyano no kubona views ntabwo ibintu ndi kubyemera guta umuntu agavuga ngo ndi umuzimu ugenda narapfuye ariko mumbona ko ndi muzima ariko narapfuye none ndabwo nzazuka kuko nzavuka azavuka kwandi yaravutse abo umuntu muzima yego arapfa ku munsi w'umuzuko ntabwo azazuka ahubwo azavuka abyawe nande Tsindagi icyo ni ikibazo nibajije icyo ni ikibazo ariko twibuke ko urumva n'abazimu bariho ndabyemera ashobora gukoresha n'umubiri wawe wowe tukakubona uri tsindagira ariko atari wowe uri muri wowe ahubwo hari ikiri muri wowe kiri kugukoresha abo bantu rero duhaguruke dusenga Imana bareka mbabwire ariko ibyo bintu uremera ko bibaho byo bibaho dufite ariko bibaho ahubwo ngekanje nsabe ikintu kubera iki rero kubera iki atari uyu nguyu noneho bare twagura amasengesho tusaba imbaraga zo gusenga muko dushingiye Bibiliya iravuze ngo mu minsi zaza Tsindagira mfite ubwoba ariko ikintu kindeye ubwoba kendi no kugenda mu nzara nahora n'umuntu nijoro ati mana nkavuga Yesu inshuro ibihumbi muri ikibazo rero dufite kigiye gucanga barukore kigiye gucanga n'abavuga butumwa nabo tubwiriza yego muri ejo bundi reka ngubwire fyake cyo bundi nagiye gusenga kuwa gatatu nkende handu ku Uganda ku musozi utwa ku musaraba yego ndasanga umuntu arimo arasenga mani ba message ye ndamubwira none twaturabanda arambwira ngo ndabyirwa niki kuri mu mwuka w'Imana yego ndabyirwa niki ko watumwe n'Imana cyokoze Imana imbikimenyetso ndakimubwira irafaze iminsi apfishije ise ndamubwira ngo none arinzi ko umuryango ufite ikibazo ndamuruhugura cyo kozabona ko ibyo yaraje gusingamira ahita avuga ati ko bikoze nsobanukwe kuri mu mwuka w'Imana rero muri iyi minsi abarokore bafite ikibazo cyangwa abantu bavuga ngo turabyirwa ko abiyitirira izina ry'Imana bari kugiyitirira kandi atari abakozi b'Imana iki kintu cyacyanza abantu nawe bazane musanze Uganda ari umuganda ndamuhanura turatumwe n'abandi bandi bavuga ngo muri kambabaza ndabyirwa ariko muri mu bakozi bikumura abakozi b'Imana ndabyirwa n'iki iyo mukorana nayo yariyo yego cyokoze mbiga mugarutseho nzanga abyambaje yari iki ari ukuri yego ko abantu timo turavuga Imana ariko atari yagize uti yabatumye buriya nguyu yatangiye mama chance arimo aravuga ibyo ngibyo ariko ageze hirya yakubira ko Imana imutumye nero niyo mpamvu by'abantu ngo dusongere dusenge Imana ariko mu nyuma n'ubundi ari guhita avuga ati mwuka byaramwe ati Imana twumva avuze Imana niyo ngo rero ibi muri iki gihe turimo twongere dusenge Imana iduhe mwuka wera yego dusobanukirwe iyo dukorana nayo iyo ariyo yego sindi ikintu cyumvishe tubwire Imana ngo iduhe imbaraga dusobanukirwe dukorana nayo iyo ariyo kuko ibintu by'icanze kandi kimbaza Imana abwira abantu ngo shitani arimo arakora ku mugaragaro fya nguko yabivuga yego Yesu yavuye mu bihe by'iminsi 40 n'amajoro 40 shitani amusanga aho Yesu arangirije ibihe by'amasengesho shitani ndabwo ari gukangwa ko twasenze dusabye imbaraga zo gusenga
vuba n'umuntu ahangara akaja kuri tukavuga ngo ngende cyewe ndi umukozi wa shitani ndi umuzimu nta nubwo nzazuka ahubwo nzavuka ukibaza ngo navuka azabyarwaga nande. Okay, dukomeze ariko bera b'Imana tsindagira babaye ndabibona pe buri iyi muntu anyibukije hari umuntu Fisto yigeze Fisto Profete hari umwana twasenganaga hari umuntu ndazaga gusenga ndabirambiye ikigendwa yego umungu bamwitaga nde umwe wagendaga acumbagira akaguru ndi kumureba uya yambaye agashati byigeze no gutrendinga ngo yamukijije ndabyitegereza numva kundu atanze ubuhamya kundu yavujwe Uganda bakanga kumukiza kundu yavujwe bakanga kumukiza numva arambwiye ngo numva avuye kukenga ariko ngo nageze ngo kwa Fisiti Kigali ngo bansegeye ndakira ndebye nzanga bamushize mu kagari ndavuga abana b'Imana wadi yari umuhanuzi wezo none yarava Kigali ngo ngasubira ndabirambegaje guhanurira abantu umuntu agaragaje ko ari umurwayi kari ikimuga ahubwo bizire yasezeranga twebwe turi mu bana arangije aravuga ngo ndimo ndashima Imana ngo kunageze kwa Fisto bazunika ku kagare yego ngo none ngo ndi gushima Imana ngo ngiriye kwa Fisto fiya narikanze ndegereza ko nzuga gura nabo ndabirambiwe mbuye rimwe nawe nabwande mwene data koko fimba ubuhamya mwereka ko mbwira ubuhamya wagiye kwa Fisto ko kuva yukize yego Fisto ndaga ngo ndamushenye yihangane kuko ndabizi ibintu arabyumva noneho nongera mbona ikindi kiganiro cy'umuntu ugendera kumba guho gukabari yego nawe avango yarokokeye mu mbanuka yari tiko yandasonari ariko navuga ngo witeka we umwana igiye kuza nawe biranshaka kandi we muzi wo kukabari avango nanjye mbona shima Imana mfito yamushizeho kuri YouTube avango uyu muntu ngo arimo arashima Imana ngo yarokekeye kumba mu mbanuka ngo yandasonari ngo yabereye ku kindi bagiye abere ku cenga aberera ku kirenge n'abasa abantu bapfuye bahagaze navuga ndeko nguyu umuntu abiwowe ntibamubona kandi iyi mbanuka atari mwe yagikore kuko yakoze impanuka n'igare ariko Fisto aragenda arahangara akwana ikiganiro avuga ngo ni umuntu ugushimana ngo yarokokeye muri ndasyon ndibaza koko ndavuga aba bantu bite byabo mfata wa muntu bashize mu kagare ariko Mana nawe avuga ngo yamusungo ari gushima ngo yakeye kwa Fisto bene data reka mbabwiza ukuri nimwe muri gutukisha izina ry'Imana noma ubiye ngo n'uyu nguyu arimo arazamura views ari yitumuzi muganga abantu bamubone ese n'abarahura nawe barikanga ese niba uyu muntu ni umubyeyi niba mama Shanze n'umuntu nabonye ari umubyeyi ubwo uyu mukobwa azaje gushaka hehe ese niba yani yarashatse uru rugo rwa mukobwa ruzubakwa gute bazi ko nyirabukwe ari umuzima tuje dukora ibintu turebe ariko ingaruka ihari turebe kure ese uyu munsi uyu mama Shanze niwe uzahurana wa mu bukwe mbwiza ukuri kubakisha nawe mu bukwe uko umutima uratunganye nasenga nk'iyirukira da ese urugo araramo rwo mu mudugudu arimo ninde muntu uzasura uyu mubyeyi amaze kwita kari umuzima bene data turimo turashaka amafaranga ariko ingaruka ntabwo turi maze twatekereza ku ngaruka igiye kuzaho ibi bintu mbisanyishe mbivuza mfite umubabaro njingi ibintu Fisto yigeze avuga ngo uyu mwana yarokotse mu mbanuka wumvishe yego yishoronge kandi nge muyizi neza ko yakoze imbanuka y'igare ko yari umunyonzi iragucogana cyo warigeze utibona kwa Fisto nongera mbona uyu mwana wavuze ngo yagiye ngo bamusunitse mu kagare ngo ngo Fisto ngaramusengeye kuguru garahagaze kandi ari ngo bisanishije n'uyu nguyu wivuze ngo ni umuzimu niyo mpamvu mbisanisha Fisto nabwe ngo ndamushenye nakababaro mbuye nako kuri uyu mama Shanze uvuga ngo ye ndi umuzimu bene data navuga ngo ndazamuka muri views ukamba inzu ariko nyuma y'inzu abana nabyaye bateye icasha yego mama Shanze n'uwamuraga icyizere uyu munsi umonya kuri icano nagazoga kumugirira iki
ikize ese bura niba ngo umuntu bavuga ngo mama sha turi inshuti uyu muntu bazabona na mama shanze bazamwita iki mugenzi we bazamwita iki no umuzimu mugenzi we si umuzimu mugenzi we ese uyu mubyeyi niba cyangwa akaba ari gupfumaguza none se abana yabyaye bo bazabita baki ntundi niyo kategori ese uyu mwana ikigazigaho niba afite abana biga umuntu abyara umuntu ikigabo abana bazigaho vyamba bari gatoya ikigabo abana bazigaho bazabagirira iki bazumva uburuge tsindagira mbingutse ngavuga ngo ndi umuzimu mvite gabe mvite Cedric mvite shimwe na irinatwe mvite Freya mvite na Fred ibi biga abana banje bazigaho bazaba ngo se uyu mwana ubugero aba bana bazabakira gute mu kigo ko ari babana tuvuga ngo bazahabwa kato no burama bashanze nugo niba koko biragira gute muri akiva kuri YouTube channel akibivuga ese umunyamakuru wa mwakiri uyu museje yongeye gura nawe yakunga kuba ahubwo ndi kwibaza nahari wa uyu munyamakuru ari he ese umunyamakuru akivuga kuvugana n'umuzimu we yaragiye arajyama uyu munyamakuru buriya nawe niyo mpamvu nyine dukwiriye gutekereza kenshi tumaze dutekereze ngiye ibintu biganisha impamvu bivuga iso n'uyu nakiba ikiganiro umuntu avuga ngo ngena rukotse ngo numva avuze ngo ni wa muntu uri gutanga ubuhamya ari gushima ngo kunda yagize muri nationali ndeba uyu muntu bavuze ngo bamukuye mu kagare kari muzi ko hano muri Menge hano Musanze azengurukana mw'amata ukuguru kuhetamye ariko agenda avuga ngo bamusutse mu kagare ngo yari ikimuga ngo baramuhagurukisha yarazamukaga ndabirambiye imisozi nabirambiye ikigendwa ahubwo dore turaho ngaho twebwe turi mu bukene twabuze aho dukora ahubwo abantu ibi bintu babigize business twabuze aho dukora amafaranga kumba amafaranga ari kuzerera gutyo babigize business rero niba bari gutwicira nivuga butumwa ngabavuga butumwa urumva niba umuntu yavuze ngo ngiye ngo nandi mu kagare ngo baransegenda hagarara kandi twe twatumuzi ko anasanzwe ahagaze ariko bamufashe ng'igicuruzwa nawe aremeye aracurujwe yego ugasanga umuntu mu rusengero baramufashe ngo uyu ni umurozi kandi kumbi ni imitwe batetse kari umurozi ngo bamwatse ibintu babimukuye mu mutwe ngo yaje abicenyereyeho kumbi bo baragira ngo bashushe YouTube izabo ngo ukaza ngo umwana wanje ngo yararwaye ngo nanyu ngo uramuntu ngafite amavuta kwa Cina na Yesu mavuta ya he ni marayika sindagangaza gufata ngo ngurikirema ngo nagusirike mu kagare njaka views kamukubita amafaranga ngakukubita 50 aba bantu barimo barashukisha amafaranga yareba ubukena afite ngo ndagwihumbi 200 nguze ngo mu rusengero ngo ndagwagutsamo ngo kuri umurozi ngo nukuri ngo nahindi umurozi ngo mvuye ngahana hari umuntu ashaka kuvugaho nawe ukora iyo mitwe ngo umupasteri ntawe njya kumuvuga ariko bagaruka wamuvuze bene uwo muceri Imana iraje bene data Imana mugiye gukora Imana mu jisho ndababaye Tsindagira babaye pe buri bivuga ifite abyumve mbivugiye kuri uyu muntu guko vyambwiza ukuri waje kuri kamera ngo nge ndi umuzimu bari seriye ndace Imana bakomereza amaboko mukomeze muyitinge ahubwo wowe mpite nkubaza konzi ko nawe ufite ubwo ubahasha n'intuza ho wabikoresheje nawe ukareba ko wakiyubakira inzu yawe wita kazaye imbitutse mu maboko ye nzajya duke njyame kare katsindagiye mba ndi kukugira inama kare iyo ndaname fyayo niyo tumuzimu tsindagira ngenda avuga ngo ngurana na shitani kundayo ngurana nayo kwa Cina na Yesu iyo ngorere iyo kangubwire fya iyo ngorere iragabura yego iyo ngorere irambika iyo ngorere itanga amazu uretse no kumba inzu itanga ubugingo muri byavuze ngo abagezeho baragwe n'abandi bari muzi avuga ngo noneho none kambwire niba ndafite inzu hano mwisi mwijuru nzabona inzu yego icyo kizo cyo ndagifite hano naho ngo oya ubu se ubundi reka ngubaza aba babikora ubukira bafite n'ubuhe
kangubaza barabufite nuko tutabuze nguyu wagiye kuhafita akavuga ngo ngewe ngo ndahitinze ngo ndi ikimuga ngo fitaranse ngo nagiye uziko ndo muntu yambabashe subari tagwa bari ndago yakunyuraho ari kuzamuka muheruka kera ngiye mushize bezo kwita nawe muno ahetsa afite amata uravuze ngo fito yamusengera yego nundi nibyo yakoraga ndamwitegereza nzanga ukuguru nandi kwa kundi anarakugendesha gutya guhenga turabayigendera gutya ni gutya agenda ngira ngo nzahura nawe ahagaze neza bwuma ngira ngo koko mboneka ahagaze bwuma nanza kuguru ko yazamukandabira mirano ko ndavuga se none uyu muntu yakize iki ko yavuze ngo bamukuye mu kagare ari kugenda neza yakize iki birancyanga bandu b'Imana ariko Yesu azaza ntabwo azatinda mama shaka komeza wigira umuzima Kigali mukomeza bajya nabatuye Kigali biri kumugaburira nibimugaburire ariko ntacyo ariko namenye ngo abana umujyanga afite awuteje akaga akomenya Kigali bari seriye njyanga afite awuteje akaga kuko umwana we ni umwuzukuru we bazamubwira turamwuzu urabona uramwuzukuriye mama se nyirakuru ni umuzima ibaze icyo kintu turimo turashaka amafaranga ariko nditumenye ingaruka ibi bintu ahita ntago bizi noneho ahita nakubwira ngo ntuka twinjirire mu buzima sawa bihangane yo nawe ngira inama ngo ni ese utekereza ko nta bantu bamugiriye inama ariko amatwari mu rupfu koko niba ari umuntu wanyawe cyangwa byakunda abantu bamugiriye inama ariko ndaho hano hahanutse da ndaho hano wahanutse agarenze ko naho tukana maze ndatukanye kandi umuntu ananira umushuka yananira umuhano yego bura nakugira inama ndunyumve ariko umuntu ugushuka umwumva vuba yego Tsindagire karame egomera mu murongo wawe ntacyo gutwaye urumva uyivuge uko biri nzayivuga uko iri kuko isaha nta makabya nkuru nta bintu byo gushaka views dore namaze kwamamara ahangaha uretse kuri izi kuri iyi mihanda Tsindagira turakuzi nyabone kuko tukuzi utaduhindukana ngese vya nakubwiye urugendo rwanjye tuzakora ikiganiro cyimitse ndanga ubuhamya nabyo ngo ubuzima ndimo none ndi umuntu ushaka kugira uribuka sinzana wigeze unyuraho ari nimugoroba turimo nsengera umuntu mu muhanda yego nubwo nagukuye urabyibuka ara kuri hano mu mujyi wari wigaraguye mu muhanda urabyibuka abantu ndi gutambuka ngiye twaturi kumwe barambagarika bashinzwe umutekano tusengera uyu muntu subyibuka ndabyibuka uwo mama simbuka ko namusengeye Imana igakora igitangaza yego figeze ubona bambaye n'ibihumbi 2,300 na n'uyu munsi nuko ubwo bushobozi babukuzeho cyane kubera iki dukorera Imana neza Imana izaduhema kandi reka mbwira abantu ntabwo shitani afite ubutunzi urutubwa Imana yacu ifite Imana yacu ifite amazu Imana yacu ifite amafaranga Imana yacu irambika Imana yacu itanga keya niko kuri rero abantu bava mu muyobe ntabwo shitani ari ufite ubutunzi Yesu aragaba yumukoreye neza Yesu arahemba fya mu banyitege mu misiri imbere Yesu nzikazangirira neza si yuko Imana kandi naka gasura mfite nibyo dushaka fya niyo oya nibyo dushaka pe kandi ibashijeje ndayishimira n'abazunguzi fya aburatsa abantu baramavi yuzi hari amubwiye ngo atanga avuze neza ngo ngwahe 1,000 oya tubwizanye ukuri uraho muzima amafaranga se oya nyine tubwizanye ukuri hari uramureba uyu mama chance amubwiye ngo kuko wavuze ngo uri umudayimoni ngwaye 1,000 buretse ko kuja kuvuga ngo mureka twumve umuntu wisi umudayimoni ariko ngiyo nayivuze neza munambwa ati umukozi Imana wavuze Imana neza yego nguguriye fanda wavuze Imana neza ngwaye 100 wavuze Imana neza wasengeye umwana wanje arakira yego
bagatuvuga niyo mana bakavuga ngo iyo yagukoresheje yadukirije umwana yagukoresheje nda rubyaro nari mfite ariko waransenga iragukoresha uyu munsi ndatwite mfite umwana w'umuhungu yego akambya ngo uyu munsi ngo ndakwambitse ariko ninde urabyamamaje ngo kuko wemeye kuri umuzimu kugura igitenge ninde yemennyinda oya tubyizanye ukuri ndetsindagira uyu munsi ninyivuga neza irambwira ngo mwana wawe nguriye umwana wawe muri Derifins kuko wamvuze neza ninde muntu uraje kuri cyavuga ngo kuko mama chance yemeye ko ari umudayimoni mama ngo umwana wawe muhaye visa ninde ariko nge kuko iyi mana yivuze neza yego hari wavuga ati tsinda dushingiye nguko ngaravuze ati dushingiye ko tukuza mu buvuga butumwa bwawe tukuza mu buhanuzi tukuza mu kuyenda nawe bwawe ninde urava ngo ko mama chance yemeye kakwane na shitani cokoze shitani wiramuhemba ariko nge zahembwa niyo mwijuru Dawidi yayivuze neza Imana iramugirira neza Yobo yageze mu ihinduka ry'ibihayi arihangana Imana iramushumbusha reka mbabwize ukuri bakuvuga butumwa bahanuzi banyamasengesho tuyivuge neza Imana izaduhemba ariko tuvuga ngo shitani ntabwo ahemba nawe ibaza ko yavuze ngo ndazazuka nyine kuko ndazazuka ariko bantu b'Imana reka tuyigumeho ntacyo bitwaye rwose tsindagira buriya nibyo ni kuba nabura Fisito nabemeraga ko afite mwuka wera bacyoneye ikirema uyu wigize ikirema muri Musanze yego Fisito bahise bamuca ndibivuga bahise bamuca amazi none uriya muntu tipe nagitanga ubuhamya abango yakongo ngimana yamurokoye imbanuka naba bakamana yamufashe rega mwe mufite cano mwifata ibintu biguruka byose mubishiye ku macano yanyu oya fia iyi cano mbagazeho ninzanga mwashizeho ibintu mukafata ayo makosa mukayaterekaho yega ibiganiro nashizeho ndago nzaza muvuge ngo mubikureho ariko ndawuzaga kushiraho ikibwirizo oya natwe ariko gahunda yacu ntago ari ugukora amakosa ari ukuyobya abatora nufata umuntu akigira ikiragi yego ukazana umuntu ngo tsindagira ngo ni musenge yigize ikiragi ngo nanda musenge nguragi bumuvuyemo ngahindutse umuntu muzima ngaza ngafata umuntu ufite abana batatu ngamuzana ngo niyigira ingumba ngo ndiyabyaraga ngo ndamuseje nyuma y'amezi 3 n'akazi gatamwamya ngo nari ndango nabyaraga none tsindagira yaranzengeye mfite urubyaro muzika afite abahungu n'abakobwa mugakora iryo kosa Imana izaduhanana ndabwiza hananje nyine wabikoze nawe wemeye kumuzana kuri iyi cano nawe Imana izaguhana n'uyu nguyu wigize yabuze urubyara rufite nagira umwaka Imana izarumunyaga yego kandi kubona umwana bizamugora kandi abantu kugira ngo bigaragare urazamura amavuta uravuga ngo ukuza amavuta yatsindagira uraza mu mafuti urayazamura gute ngo urimo urazamura amavuta ngo yumuvuga butu urayazamura gute umuntu ukumvaje gutanga ubuhamya ngo tsindagira yaranzenge ngo ndarushoro mfite muzika afite urushoro muri Musanze ngo none uyu munsi ngo tsindagira ngo arimo ngo yanze ngo nabonye urushoro rwa 3,000,000 yego urasama ngo ndimo ndakundazama kuranga abantu bahamagaretse naga ngo twabonye umuntu wasengeye ngo yavuga ngo yamaze imyaka 17 ngo ndarubyaro ngatanzwe mu myaka afite urubyaro kura uyu muntu nibyo arambamagaye ni musengera singa muyagira rumayete ndirumuke hari ukubesha ayo mavuta atavuye ku Mana muyashakira iki narase tsendaje azabure byose njase apana nawe nuri kubikora ndakubwira ngo uyu munsi uzamamara ariko ejo uzahananagurika ku giti bazaguhananagurwa none saho kugera pfe nako kana atakagezeho AKOZE nose uyu munsi uyu ngo yarakura inzu uyu wemeye ko ari umuzimu hari imodoka araraguze views muri bari bumuye araguramo imodoka uhenda arabifite nibya naco nabigumana ngendegereje guhembwa n'iri mu ijuru yongorera
yego kandi zambe mba ndabizi n'uyu munsi ndayibona ngenda mbona ineza ko bukiye nuko bwije yego Fya ndibuka we turaziranye yego twabure kuri channel tumaze gukora ku macanagara ya murangaye twabure kuri channel yabitangaza yego ndiura kuri channel ya David ngira ngo niho mwese mwagiye mungura kwa David yego so twageye duhura yego kwa David subiza kuri gona uko ico gihe warunze uyu munsi niko ndi akigenda ginduka buhoro buhoro tutegereje neza yiki yima neza ndukazaza uvuge ngo mana ngo none ara umuntu kona ngo uyu mwana ngo yapfuye ngo murambitseho ibiganza ngo uyu mwana arakize koko yari yapfuye tamari mu mushingirije murangije mu mukubita urushinga arakangutse ngarazutse ari kuvuza ko kantu kangaruka kuri Fisto Fisto hari akantu yakoze karansetsa pe namubwira ngo abyo ndago ndi kumusenya ariko menye ngo niba yari afite amavuta agakura ya makosa arimo arisubiza hasi ni wari umugiriye n'ukuri Imana muri Musanze abantu bamubwiraga icizere bakibona kirakiremo avuga ngo yigeze ikama musutse mugangara musege nda muri Musanze bakumvira kumama reka nze nkakumvisha akantu yakoze kansekeje naraye ndi kwigaragura mu buriri reka wumve cyari igiterane adostai porias kangatangiza nuriye ntabwo avuga tegera n'ikirage mbega yavuga tegera agarana guca aho ngaho amaze igihe kingana iki amaze nk'imyaka nka 50 basha mikrofone atumva atavuga yaka 50 adostai porias odalo sakalaba aya matwi nabe mazima nayo yumva ari n'indanwa y'ururimi icuma magariya n'ubukiza ubwoko bwa abaganga byabashobora ariko ntibyagushobera vuga ngo amen bazaje turebera ku mbuto zabo bareke vuga ngo amen vuga ngo amen bereza ya cyajya bibitindabura nabyo ndi kukubwira no ntago uzi ikintu cyansigeje muri ibi byose umugabo nibura niba afite imyaka myinshi afite nk'imyaka nka 55 niba ari myinshi pe kuko nta 60 afite none bavuze ko afite ngahe amaze imyaka 50 ari igipfa amatwi atanavuga none ko batambaje ndiko yavutse uretse gato cyakubwira ntago buranga soje noneho ibi byose umaze kumva byamaze kurangira bazana urupapuro ngo soma aya magambo umugabo arayasoma ukibaza yego yamenye uko babivuga ryari uko babisoma ryari izo nyuguti yazize ryari bibaza nyine urumva yamenye uko yitwa ryari nyine fere kangubwire cyo kintu urukucyumva ngereka ngo abantu bashaka kwigira Yesu bashaka kandi umenya ngo Yesu ageze kwiriya mbumye cyase kwa kiriya kirage kugira ngo nacyo kivuge cyamazize kudadamanga oya ngiye tsindagiye ngereka nzo nkubwira we ushobora kuba uri kubica ku ruhande ariko ngewe sindya kwa Fisto sindya kuri uwo mama chance ibi bintu babireke pe nanya byo gukubira nyine bashaka Fisto shaka indi business ukora iyi yaguhombeye nyine urabona bashaka kwigiranya n'ibitangaza Yesu yakoze Yesu nabwo ni kusobanura kwigira kwa kiriya kirage Yesu agira ngo iki kirage kivuge cyamajije cadedemanga yego ndago niwe ngo mudefande kandi ari Yesu nyirizina kandi nibyo tuvuga ngo nyira ngubwire cyamajije cadedemanga kimaze kudedemanga Yesu agumiza kuhenda Imana kikirage kiva kudedemanga kigirute kiravuga none uyuwe ngo umuntu ngamukuye mu buragi
amukuye kutopfa gupfa amatwi ako kanya yise yiga n'amashuri no kuvuga yise avuga gute ako kana katagatekerejeho basi gute nibyo ari gukubwira uzi basi niyo bikora ngo umuntu yabikoze kuri cyaki za system ari gukoresha umuntu akazumya ngo wowe ngwino tsindagira ndi kugushaka yego mfite igiterane i Kigali wowe ngiye kuguha amatike uza muri iki giterane kuko uvuye Gisenyi ndaguhagurutsa ngo umuntu Imana inyeretse ko ufite iki kibazo noneho ngo baza ngo uturutse ndurutse Gisenyi wabyumvise yego noneho bwira ngo bigaragare ko ari igitangaza Imana ikore muri iryo teraniro ariko ngiye kuri misiyo y'uyu muhanuzi n'umuvuga butumwa yego dusenya amabanga y'abashitani tureke kwimika shitani amabanga arimo arakoresha nyine koko mbwizukwe niba na Yesu nageze kuri impumyi yego yamajije impumyi yareba ibikezi iramubwira ngo nyamara ndimo ndareba ibiti ntabwo impumyi Yesu akiyuma ntabwo yavuze ngo ibonye abantu yavuze ngo ndimo ndabona ibintu bimeze nk'ibiti bigira uti bigenda kutuye umuntu ako kanya kugira ngo ndavuze ngo ndasomye nasoma koko tubwizanye ukuri twareka kubeshira Imana ngira akora ibitangaza atari nibabona noko icokoze mu mashanza we reka nawe mu Imana we yatoba yavuga ngo ngiye ibintu ndi gukora ari iby'Imana ndi bya shitani wabivuga ku nabo nibavuge ku mugakora na shitani byo kutubwira ngo ari gukorana n'Imana ko bibije ko karubanda ho nyine nabo nibavuga ngo twe turimo turakorana na shitani turimo turakoresha izindi mbaraga ariko umuntu atubwira ngo ngiye ngo nsuye umuntu ngo ngoresheje ubasha bw'Imana ko turabizi barimo bamwe ngo bari gucisha imbaraga za Nigeria bandi ngo bakuzicisha za Uganda nizo mbaraga barimo bakoresha kuturi umunyamasengesho ukaje gushaka izindi mbaraga ariko bigiye kumenyekana ngayo nguko rero ngayo nguko ngiye nshingiye sinagwisha nshingiye ibi ngiye mbivugiye ahangaha ni kumugaragaro njingiye uyu mwana wigize ikirema azamuka ndabirambiwe ngabona abantu musunitse kwa mu kagare kwa afite ngo ni ikirema akarangiza ngo baramusenga mu izina rya Yesu ngo ndirukane ibyamurozi ngibyo mu gisekuruza avukamo ngibyamugize ngabona ragu kandi nge nari muzi ngongera ngabona uyu nguyu watanze ubuhamya avuga ngo yarokotse mu mbanuka ni wasonari ngo ku kirenge niyiziye ko yikoreye imbanuka n'igare ntabwo ari imbarirano na Fisto bwarabizi azi ko uyu muntu wavuze ngo yarokotse imbanuka ngo muri riti ngo muri national akajaho araguhitana wowe ahubwo iyo ngore rifite imbaraga oya tubabwiza ukuri bakiriho tuga ntango umuntu yapfa yamara gupfa akamuvuga we yapfuye yego tuje tubabwira amakosa yabo bakiriho nanjye nambona amakosa azaziho nanjye avuga amakosa yanjye nanjye zatura rero nje ibitangaza ibintu byose avuga ngo ni ibitangaza yakoze ntago nabyakira uyu mwana mbura nawe cyokoze kuntu naberetse karakaguru katashemeze gutyo ngabona ari kugenda neza nguko ngenda banavuze rwose imbaraga zatsindagira Imana irimo iramukoresha Fisto ariko kuko nanasanze akigenda gutyo guko yiraga umusozi nese avuga indi gwe bana bantu barimo barabaha amafaranga barimo kugira ngo abakure waba ufite umurwayi muri Amerika waba ufite umurwayi hirya ati ndaguca miliyoni 5 ukazimanga arimo arakora ibitangaza abantu barimo barabacururizaho ntago n'uyu nemera ko yaje amaze imyaka 70 cyokoze azamba amagari makore bitarana mbwira uwo muntu gahari amuzane none abikore mbari ko yemejera oya fiat usoze ngo turaziranye sinagwayuga ko umuntu twasanzara ibyo byabaye mpari bamushungera twandi gutambuka abashinzwe umutekano bakambya ati garuka yego si byari kumugaragaro sinzwasaza umumama musengera wari watse umwana byanze yego hano kuri Alexander yego ndarwo kubera iki dukeneye Imana ikora ibitangaza abantu bahari apana kukuvuga ngo iravukoze idakota ari yikoze reka nabwo byango mama shazo yemeye ko ari gukora shitani atakumugaragara umutesi we yabyemeye ko ari kuyikorera kumugaragara nabo rero baduye ko ari kuyikora guti kumugaragara batavuga ngo bari gukorera Imana
ariko umuntu ndazi gufata iby'iminsi by'amasengesho ndazi none uri mu byango dukora ibiki batereka da agiye mani ikorana nawe utashakorana nayo gute njya bantu babiri niboneye nzi uyu watanze uhamya kaja kuri canoye kuvuga ngo yarokotse imbanuka atanagiye ni Kigali ntago nibindi Tsindagiye cururuka ibiri kuri isi erega bareka ngubwira ikibazo impamvu ngitugira uburakari Fia reka ngubwire bituma natwe batugiye ikizere bagitutakazaho yego kabati buriya ari abantu bambamagara hirya no hino kabya ati Tsindagira turakone kuko umuvuga ariko aba bantu bo bakorera niki ni buriya ari benshi bambamagara bambaza fisito baba bari muri Amerika muri Kenya Tanzania ubabwira ngo ikise ngacomererwa nyine ubabwira ngo iki ubwo so wavuga ngo iki mfite ngeze amatsiko bakambwa ati no hari nigeze bakambwa ati ngabaswe kimo ati mbavu tuguhamagaye fito mwakuranye Kigali kuko fitaga nigeze kutukinje Kigali koko dukorana ibiganiro nga bibiri bati none gute tubwire numva nguye mu kantu numva ngizute ndashobewe tukozwe tukuzi uriya muntu kandi mutangiye gukora no bambaza none koko naje nareba ngibaza ndababwira ngo iki ngababwira ndi oke mufite kumwizera uko mubyumva none se wabasubiza ngo uyu munsi mbishize ku mugaragaro kuko biturutse kuri uyu mubyeyi yego mama shatse kana naco kirwa numva guruko kitira comedy cha fisito no bamvuze ndakubya umva ku kandi umbaza kwa kirakiremo yego kirakiremo ko nabantu benshi bakizi ndabirambiwe ne hano mu bisate none musazi nabantu bakizi n'uyu mutesi ngira ngo mutesi nigeze za mutesi kumugurira amata nigeze za mutesi kumugurira amata none abantu baramugata uyu nguyu yageze kwa fisito gute twatumuzi ndabirambiwe avuga ngo ni umuhanuzi yego bene data reka ngubwire ere imbuto ahagaragara n'ahatagaragara kandi we yarasikaza aribwa n'abari hanze batamuzi ntabwo yazi ko Musanze bazamubona nawe uyu munsi yahuye n'abandi bakamubaza agira ikibazo kuko kama kucumuzwa n'akamanyu kumutsima ubwo zuzo ngo bamaye bure ni akamanyu kiki nanjye nibyo ndi kuvuga yimennye nda nashaka indi business akora kuko irayo yamuha no ngo reka ngubaze wowe barakushukura umuntu utekereza gute ubu kamwe ngo Tsindagira kuri YouTube utubwire ngo wari warahinamara y'ukuboko kuzane ukaza wigize ikimuga mutesa kaza ati bakasanga ngera guca ngarambura ngira gukora igitangaza nageza ngo haleluya kukwako kwanje kurake mu mudugudu tuyemo ndibakuze mukogari warutuyemo ndibakuze no nanu babyicira baza kuri izi mbuga ese umuryango uvukamo ndibakuze da ngayo nguko bene data ndagira ngo bura fito Kafito pe gafito nje turaziranye yego fito harabizi ndabizi aramba magara uramusi nicenza ndabizi aramba magara ndabizi kubera bimenya yego kana wateye comment wateye comment abya Tsindagira koko nawe wageze muri abo kubera iki nawe wagiye mu basatuzi ubundi tubita abasatuzi twebwe Ye muteze no ateye comment nabaga ko tukuza amavuti beteri aba bantu mwawe gute fito bura muhamagaro we turaziranye ni wowe turaziranye fito mu muhamagaro we akiri bura reka mbabwira ko umuntu agenda azamuka hora n'abandi bantu nibo babanduza yego fito yari umwadeperi ari muzima ashinzwe abanyamasengesho ku kigo yigaga arakanzenze abana b'abanyeshuri fito azamuka neza mwivuga butumwa fito yangira ikihageze i Kigali rero wagira ngo nisinzi y'umuntu ageze i Kigali manza ari abageze mu rimbukiro ntazize naje nawe ubu ngubu we ikintu yikorera naka message kamwe wampaye igihumbi nkagura umuriro wampaye none arya akagwa nk'incure enye ku munsi neje akagwa yari bagiye ko yakaguhaye ngewe bwa mbere arabinkoze ngira ngo nibyo igihumbi ndakimu nyuma ambona nge ndavuga ko wowe umuriro wawe ushira buri munsi ahita avuga ngo urakoze
n'undi mushumba nawe wacu abarambwira ati iyo ni indwara yarwaye asaba 1,000 cy'umuriro mbaze ba sister banye agasaba 1,000 cy'umuriro ndavuga ati Kigali kweri Kigali ni nko kwambuka umupaka wa Uganda. Imana rero ngizandinde kugira muri ya muyi itaragira imvana ngira ngo nahingeze kuko rikapfira reka ngo ibintu kukubwira wiseka. Yego nge fito twararanye kumukeka fito arabizi twararanye kumukeka akiri umunyeshuri kinubatse urugo urabyumva. Yego fito re turaziranye ariko yangirikiye akiri Rubavu fito ari umuntu muzima kiri umuntu muzima ariko niba Kigali sinzi umuntu wigaza mbwa ati tsindagira rero niba ushaka gusigasira amavuta yawe uburetse gusengera ku Mana kwimurira muri Kigali kayibaza ngo umuntu uvuga ngo umuriro gwabuze cyangwa ukuva umuntu araguhamagaye ngo umugore wanje ngo yarwaye kanseri ngo bambaye transferi ngo umwana wanje ari mu bitaro ibaza urangaye ngavuga ngo umwana wawe ari mu bitaro umwana wawe ari muzima. Yego cyo koze reka mbabwire ngiye tsindagira ningira ikibazo nzakuhamagara ngo ubwire ngo ngiye nabuza ibyo kujya bimbe niho bifite bimbe ayikode nayabuze ndwanaho ayikode aboneke. Yego bakubwira ngo umwana wanje yarwaye mfate marayo umwana wanje muteze malaria muteze mugiga twakina na Yesu nge nzakubwiza ukuri kandi ntago napfa kukwamagana ndazi ko turi injuti. Tsindagira karame tugana ku musozo abandi bagaruke ku isoko tugana ku musozo. Yego ikigaragara cyo ikimaze kugaragara muri ikiganiro tugeranye n'abantu babikurikiye uri umunyakuri pe biragaragaye bigiye ku karubanda na Fisto n'ukuntu mwari inshuti birakurenze me oyana aramba magara ndabizgano nakibona aramba magara natamba magara aranyandikira ariko ndago ndebe ubwane ibyo ari bumbwire. Yego kuko ibyo uvuze nibyo nukuri rega ibireka ngubwire fia hoga nibyo ngubwira ngo umuntu ibintu ngubwiye uyu mwana nabantu benshi yababaje uyu wagiye bakavuga ngo yamusegere ngarakira abantu benshi yababaje none uyu ngubwiye wavuze ngo yarokotse imbanuka nawe nikavukireyo n'abafisito nuko abafisito arakabari urumva ibi bintu uvuze arabantu murabireba kuri ubuga barahita bavuga ati uyu noneho ibi byose twabuze aho tubihere barebe kuri harya ni channel yitwa ngo kimera ngo nuko yitwa ariko ni ibintu biteye iki bene data reka mbabwiza ukuri mbabibabwiriye kuri namushaka ko dukorana neza nge niyo nzanga wafasha umuntu ukamushiraho nzadekarana n'ibiganiro byanje twakoranye mu bikureho oyahumura tsindagira mukozi w'Imana kandi nanjye ningora amafuti muzambwe ngo wagiye gutwikira ivuga butumwa oya nibyo kandi ngiye bakunze ba Derifins TV icyo kintu ndakibijeje ntago kizigera kibaho ahangaha rwose muzabibona ahandi ariko ahangaha isanamitima tugamba twiza. Yego fyake ijambo ry'Imana iki utuntu twinshi twiza kandi pana wa mugani wa MUTESI abasatuzi oya nta basatuzi dukeneye. Yego na Yesu ndi bamwemeye yego nawe baramuvuze nitwava ngo ibintu byacu na amen yego natwe bazatuvuga kuko n'uyu n'abangare abo bazakoresha ariko bazavuga iby'ukuri basi oya nabe bashaka bazatubesha ko na Yesu yavuze ngo abisi ni babanga muzabekanje bamaze kugirute kwanga ariko noneho ndi tuzashimwa nabo ariko noneho uzagira bake bagutangira iki ubuhamya erega n'ubundi ntawe ukundwa na bose sibyo nta nuwangwa na bose abatuvuze ejo n'abarakoresha bashobora gukoresha banati je kuri icano uvuga ko tsindagira yakugiza gutya na gutya kugira ngo nawe turabyiteze yego turabyiteze bizabaho aha tsindagira karame twisoreza ura ubushize arakandu twigeze gukora twigana tuvuga kuri gogo urapfuye yego na Pastor Tojene ngira agahinda urabisi yego kandi ngewe buri iyo mvita agahinda n'umuntu ngo ndamuvuga kiriho ngo turavuga tuti Imana nsengeye Pastor Sekazuba
uriyo ari uriyo tugeze akazuba yaranejeje arambamagara ati mwana wanjye ndabona yizi ko ufite urukundo rugeze ngako buranda yamutse mvuye wababara ariko nabonye ko hagize ngize ikibazo wabura amaro kutararurisha nabo rero kwibabwira si uko mbanga ndabakunda ahubwo nabo bagira uko bagaruka bahinduke bagarukira Imana ngahe nguko rero Imana ishimwe nibyo biri kuri iyi mihanda wa muntu we tsindagira rero ko ngiye kuzafata umwana nje ndimo turabona tugiye kuzareka ibi byo kuri YouTube kuko niba ari handi niba bari ko nari handi hari amariro kuko umuntu wese arakubona akavuga ati runaka nabone nga runaka yashonje runaka ni nga runaka ni ikibazo aha ariko muje muri kibiganiro ngibi tubicisheho kuko umuntu naje gukora ikosa hazabatu n'ubwo ngiye gukora ikosa ejo abandi barandira ko comment tsindagira nawe narahita uvuga no ntabwo oya uretse nanjye n'abandi barabivuga yego n'abandi bazabivuga ubu turimo turafungurira abantu bari bafite ubwoba bwo kuvuga ariko icyonze cyo ubateye ubwoba urabemeje ariko nibyo tsindagira rero umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana ikirenze ibyo ngibyo akaba umwana w'Imana ndashaka gusengana nawe yego nakubona kuyihe nimero ni 0788 61 yego 49 16 subiramo 0788 0788 61 49 16 iyo nomero ni ibiriho ukamuhamagara cyangwa se ukamwandikira ntimumurebe gutyo n'umusirimu WhatsApp abahari aho waba uherereye hose icyo nzi cyo ikintu cyo muziho cyo mpamya n'umutima wanjye ntashidikanya nuko yuzuye amavuta aturuka ku Mana tsindagiye ndagushimiye cyane nanjye murakoze kungirira icyizere yego mukandumira kandi pe niyo tutagusari tuzahenga kandi mureka mbabwire yego abavuga butumwa bari bungurikire n'abahanuzi tuyivuge neza Imana izatugirira neza ariko nitunayivuga nabi izatuvunagura muri rero hari abantu bavuga Imana ndiyicirica yasamuye ubutaka ntiwabahaye ubuhamya se bw'akaboko yasamuye ubutaka imirana niba ni natanu ariko noneho ikindi gihe nitwongera gukorana uzambwira ibyako kaboko nzabikubwira sakubwira uwo nzabikubwira zambwira ibyako kaboko twumvikane tsirage reka tugane ku musozo sibyo kenda gushimira cyane murakoze cyane mbere yuko rero udusengera dusoza bakunze ba Derifins TV rwose nongeye rwose nciye bugufi imbere yanyu pe ako kantu mugakandeho ako kantu gatukura rwose subscribe ka subscribe ni inkunga ikomeye itanakugoye itanagize ute muri iki kiganiro turagisengera gute kuko je ntago nkeneye kusengera ikiganiro tsindagira nkeneye usengera abantu hari abantu bari mu buyobi sibyo hari abantu bizera ibyo bintu koko kari ibyanyabyo ndashaka usengera abantu nk'abo ngabo ndabasabira Imana bahubwenge kandi uwiteka icyo basabire rwose bave muri ubwo buyobe Imana ibahereze ubwenge bwo gushishoza Samusoni yigeze rimwe akora ikosa Samusoni yizeye imbaraga z'Imana rimwe akora ikosa urana Derira akiri ko akora ikosa nako karo kazanye gutera Zuzango dusenge zinanira mbere ku murongo basengeramo tsindagira nawe urananiye Derira arangije amena amabanga bamunogora amaso rero aba nabo bararo bazabakoramo n'amenyo kandi reka mbabwira bane data reka cyo tubwiza ukuri yego nubwo Samusoni yasenze Imana ikamugarukaho yego ntabwo amaso ge gagarutsemo
byarangiye yanapfuye byarangiye yirimbuye da muriya murareka mbabwire umuntu tugiye gusengeramo kuko si ugusenga turetse twavuga twari turi mu kiganiro ahubwo ngiye gushyiraho ijambo kugira ngo tunarisengeremo yego kuko Samusoni nawe yarisengeyemo nta kibazo mpamvu mbivuze aba bantu uko bayihendahenda bagasaba Imana imbaraga ko Samusoni amaze kuba murogora amaso yamenye ibanga aho imbaraga zikura bamwogosha umutsatsi yari yizeza amaguru ufite buramusumira yego burangije bamunogoye ashitwa bamunogoye mwiki amaso ariko noneho yongera yingingo Uwiteka asaba imbaraga rero dufite abantu bari mu buyobe turagira ngo bongere bahendahenda Imana nibo gusa Imana ibagarukeho yego turi abahanuzi hari ubuyobe turi guhanuriramo hari ubuvuga butumwa nanjye ndishiramo hari ivuga butumwa turi guhanura tukavuga ngo Imana iradutumye kandi idadutumye dushaka indamo noganga imisi y'icumi ariko uribaza ngo nyuma y'ubu buyobe nyuma y'izi ndamo ejo turaje hehe ese uyu munsi dupfuye twakakirwa nani muravuye mfite ikibazo ndimo ndibaza ese uyu munsi ndavuga ngo Imana irandumye kandi mbona ko ashita ese nimva ndaje shitani arandwara Imana irandwa ese hagati ya shitani ni Imana hari undi muntu uzatwakira Imana izamanza ijye kukubaza iguta amazi imbere y'abantu none se ko ari gana shitani hatazakwakira ubwo nyine uzagaruka ku isi reba ngubwire umuntu yakuja kwitubinga Imana ngoresheje igitangaza sibyo yego umuzabaga gikoresheje igitangaza ugapfa hatari wari uri gukorera shitani kandi ko munsi wagaragara kuri gukorera Imana shitani azakwakira hari yaha ibintu byarakase hano mu bacamanza abamanuka wowe abacamanza 16 sindagiye nagutinya ahubwo 16 yego murongo wa 28 nuko Samusoni atakambira Uwiteka aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze nyibuka ndakwinginze mba imbaraga aka kanya gusa imbaraga ku kanya nuko Samusoni yari amaze kumenya amakosa yagize ute yakoze yingingi Imana ngo Uwiteka ndakwinginze imbi imbaraga aka kanya ndashanga mbwira abantu ngo bave mu buyobe nuko babwira Imana ikabaha imbaraga zabakura mu buyobe bari barimo zikakora mu busamanye barimo zikakora mu bujura barimo zavuga ngo iravuze itavuze ndabwo udasabye imbaraga ndabwo wahinduka yego noneho Samusoni we yayisabye imbaraga ako kanya ntabwo yisabye imbaraga ejo ndashaka ungura iki uyu murongo nsomye kugira ngo uve mu buyobe wari urimo nukubwira Imana ikaguha imbaraga zako kanya izi mbaraga ni umara kuzake nizo ziragukura mu busambanyi nizo ziragukura mu bapfumu nizo ziragukura mu bujura nizo ziragukura mu bwigunge wari urimo nizo ziragukura mu buyobe umuhanuzi nasaba imbaraga zako kanya kuko ibidutwara ngabavuga butumwa birahari ibyatuma nawe ngaba bantu tuvuze birahari yego ariko n'ubusembaraga zako Samusoni amaze gusaba imbaraga nuko yari amaze kumenya icicira arimo ndabwo wastinginga Imana ngo niguha imbaraga utari wamenya aho waguye yego umenya aho wasitariye ukasaba imbaraga ngo Imana igukura wasitariye umenya ahantu ugeruka uciba umenya umuntu ukuvuga ngo uyu muntu nuko turi kumwe inzira ari kunjaramo n'inzira z'ubuyobe ariko numba imbaraga ndava muri ubu buyobe aba bantu turi kuvuga nabo bagomba kusaba Imana ikabaha imbaraga bakava mu buyobe niba dasaba imbaraga rero zibakura ikuzimu abo bari gukorana nabo banarapfirayo Samusoni asaba Imana aribya ngo ndakwinginze mbi imbaraga kandi imbaraga ngusabye ntago ari izo cyangwa ejo bundi ni izako kanya saba imbaraga zigukura mu bujura saba imbaraga zigukura mu busambanyi saba imbaraga zigukura muri abo barangi saba imbaraga zigukura tasi efo muri ubwo businzi urimo saba imbaraga zigukura muri ayo madeni saba imbaraga zigukura muri ibyo bihombo saba imbaraga zaka kanya zigukura iyo ngiyo urimo umanuka uja muri urwo rwo yego ngiye kugusengera wewe bavuga ngo urakora nawe n'ukuzimu saba imbaraga zigukura ikuzimu
kuko imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abagukoresha, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abarangi, imbaraga z'Imana ziri hejuru y'abo ngabo bakujana ngo uje gukorana bikuzimu, imbaraga z'Imana ziri hejuru. Saba imbaraga, Imana iragukurayo kuko iracari kunde imbaraga, kuko yavuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe. Ese uzi ngo uyu nguyu uvanga akorana n'ikuzimu warorohewe? Nibwo buzima. Nubwo ari ubuzima ariko nasaba imbaraga, kuba yagize yamenya aya mabanga akavanga akorana na shitani, akeneye imbaraga zimutabara zikamukurayo. Noneho akeneye icyo nicyo, imbaraga zimukura iyo ngiyo ikuzimu. Yesu akamugirira neza. Samusoni amaze kwimenya atakambira iki? Imana. Ayisaba imbaraga. Nawe saba imbaraga. Yego. Ziguhindura ubuzima. Saba imbaraga ziguhindura ubuzima. Saba imbaraga z'Imana zituma umenya uyikorana nayo yari. Zaguhindura zigagukuraho bagutongere, zigagukuraho baguterekere, zigagukuraho ngaho. Izi mbaraga zakura urugo rwawe ikuzimu, zakura abana bawe babatongereye. Saba imbaraga zihindura ubuzima bwawe. Ayo ngoko rero dukeneye kadusenge tubwire Imana itanga imbaraga ku bwoko bwayo. Yego. Kandi ntabwo ari izitanga akakanya. Bantu mungurikiye mu gicumbi cy'ikiganiro, musabe Imana imbaraga. Niba wari unahagaze, komeza uyihenda ndi guha imbaraga zitatuma usubira inyuma nawe ukapfapfanaga abandi. Yego. Tsindagira nimbwira Imana imbaraga, nanjye nakora ibyo abantu bari gukora. Imana ikomeze imbaraga, ngume ku murongo wayo. Bishop ubwira Imana ikomeze guha imbaraga, mushumba bwira Imana guha imbaraga, muvuga butumwa bwira Imana, muririmbyi bwira Imana iguha imbaraga zituma ukomeza uru rugendo. Yego. Izi ngo zubatse shitani nazo yazisenya, mugabo bwira Imana iguha imbaraga zo kugira ngo urugo rukomeze rwubakwe. Mubyeyi reka kurira, ahubwo bwira Imana. Mukobwa bwira Imana iguha imbaraga zo gutuma ukomeza guhagarara mu bukobwa bwawe, kugira ngo Uwiteka naza kukureba asanga utasubiye inyuma. Yego. Wikangwa na biracitse. Nakubwangira ijambo ndisomye mu Bacamanza 16:28 ngo nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati Uwiteka Mana ndakwinginze, nyibuka ndakwinginze imba imbaraga kakanya gusa Mana kugira ngo mborere amaso yanjye yombi. Yego. Amen. Yasabaga imbaraga kugira ngo Imana yongere mugarukiho, ahorera amaso ye. Ariko nubwo yahahorera, ingovu zagumije kubaho. Nyemerera muko inginga Imana batari bakunogoramo amaso, Imana ikugarukeho. Ubufilisitiya burashaka kugusenyera urugo, ubufilisitiya burashaka kukwambura ubutwari, ubufilisitiya burashaka kukunogoramo amaso, ubufilisitiya burashaka kukutwara amaguru yawe, ubufilisitiya burashaka kugutwara ubwenge. Inginga Imana butari bwagutwara ubwenge, Imana iguha imbaraga. Yego. Tasi efo inginga Imana. Mana itwambike imbaraga. Tsindagiye dusenge. Mana yacu. Yego. Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Amen. Ndakwingize ngo kuri ubwoko bwawe mu buyobe, tanga imbaraga ku bwoko bwawe, tanga imbaraga ku bahanuzi. Yego. Tanga imbaraga ku bavuga butumwa, tanga imbaraga ku bakobwa no ku basore, tanga imbaraga ku murimo wawe kugira ngo abantu bakusobanukirwe uriwe. Yego. Tasi efo. Amen. Tanga imbaraga zatuma tudasubira inyuma. Bwoko bwawe ndabusabira imbaraga, abagabo ndabasabira imbaraga, ababyeyi ndabasabira imbaraga, abavuga butumwa ndabasabira imbaraga, twe bahanuzi turagusaba imbaraga kugira ngo natwe tasi efo uyu Samusoni yagusabye imbaraga aruka amaze kurogorwa amaso. Ndibuka umugabo witwa Dawidi yakugishije inama, arakubwira ngo Uwiteka we, ese uru rugamba nzarutsinda, amaza kukugisha inama kugira ngo amaze aje gutera.
nuko yasabaga imbaraga zo ngo amenye ko urugamba azarurwana. Ndakwinginze ngo natwe reka tugusaba imbaraga kandi tukugisha inama ukuntu ingo zacu zizubakwa, abakobwa bakugisha inama, abacuruzi bakugisha inama. Ndakwinginze Kristo, tugusabye imbaraga z'aka kanya, tugusabye imbaraga aka kanya, tugusabye imbaraga zo kuguma muri uyu murimo, tugusabye imbaraga zo kudukura muri karande, tugusabye imbaraga zo dukura zadukuraho imikoshi, tugusabye imbaraga zadukuraho icanyiro, tugusabye imbaraga zadukura abantu mu businzi, tugusabye imbaraga zatuma tutinjira mu busambanyi, tugusabye imbaraga TSIFO zaduhindura ubuzima. Yego. Turagushimye yuko uje gutanga imbaraga ku bwoko bwawe. Turagushimye yuko uri Imana ihindura ubuzima, kandi ijambo ryambye ngo nidusaba tuzahabwa, nidukomanga tuzugururirwa. Samusoni yagusabye imbaraga uramwumva, nanjye ubwoko bwe mbusabiye imbaraga, kandi nzi neza ko uragusaba imbaraga kwizeye urazimuha. Nzi neza yuko uragusaba imbaraga TSIFO aguhanze amaso kuramwumva. Ndagushimye Kristo yuko uri Imana igira neza, ndagushimye yuko uri umurengezi, ndagushimye yuko uri umutabazi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. 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 Amen.